rimwe umukozi wanjye bamuhaye amafaranga ngo anyice. Umukozi baramubwira bati twebwe tuzaguha 100 ariko turaba tuguhaye avance y'ibihumbi 50. Baba barayamuhaye, aragiye abitse munsi y'amatera. Nari mfite ibihe byiza, nari mvuye mu giterana ahantu hitwa Imayange. Noneho rero umuhanuzi aranyitegereza ati wi vraiment donc ndibaza Amina, qu'est-ce que c'est Amina? Noneho rero umuhanuzi arambwira ati wowe Satani ababajwe n'ibihe byiza wagiriye imbere y'Imana, akurwanije anyuriye mu barozi, hanyuma abarozi bifashishije umukozi wo mu rugo. Iri joro nugera mu rugo nturye, ariko abantu bibitseho amakuru. Niba hari Imana yakubwiye, haleluya. Icyambere Imana yacu ntibesha, oya. Icya kabiri ngira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo, ukurikirana k'ibihumbi, agacu ko guhinduka kayigaragaraho, agacu ko guhinduka kakugaragaraho. Muhanuzi arambwira ngo iri joro turye mu rugo. Ndataha mfite amakuru ngo ngere mu rugo nsanga umukobwa wanjye yateguye nyine. Hanyuma ndamubwira ni ntabwo ndarya. Ati kandi twakwiteguye. Ni ntabwo ndarya. Mbona arababaye, ndagenda ndiryamira kare rero. Yarabyutse azi ngo agiye kundogera mu gikoma. Atetse amazi arabira, amazi amaze kubira afata ijagi ashiramo ifu arakoroga, agiye gusuka. Reba hano, amazi arazamuka amufata ukuboko. Iyi Mana tuvugira ashoboye. Ntabwo ndakubwira ngo irashoboye ngo cyangwa ntishoboye, ngo irakora ngo, ntabwo tuyishidikanyaho. Amazi arazamuka aramufata, njyamye numva aratabaje ati mabuja we, nanjye nitaba ni fieri ntikarame ati ndigusha ntinda aje iwe kamazi yambere yongiro umwami n'igitare gikomeye ndagensha kudukwa indaje ndacana vuba umutware kuva mu buriri byamunaniye, nanjye mba ndatetse amazi abarabize mfashe ubugari ndatetse, ubugari buhiye nshaka isosi n'isosi ndayibura, ndavuga ni nta mpamvu. Mfata amazi ndayateka arabira, nyahindura isose nyashira mu isorori, ndagenda ubugari mbushira ku iparato, ndagenda mbyutsa umutware ndishe ndibyuka nahishije. Yabyukanye morali, ariko mada uri umunyabwenga, kakanye ibyo kurya birabonetse ntibirabonetse. Namuhereje amazi arakaraba, amaze gukaraba yihutiye kuja gupfundura isorori kuko ubugari bwari buri kugaragara. Apfunda ati aya mazi nayo turakaraba,
ndi oya ndi nisozi ati ngwiki ndi nisupu ati turayijya gute ndi gucyo nyine ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose abanyumvise haleluya numvaga bari kwa ngo hari umusozi witwa Ndabirambiwe byandaye ku mutima sinabwira umugabo nabyutse saa 9 nkora urugendo rw'amasaha 4 n'igice twite ndagenda ngera ku musozi mfite akajerekani umwuko n'ikibiriti n'agasafuriya n'ifu tumaze amezi 4 dushatse nge n'umugabo inzara iradukubita umunsi wa mbere turabura wa kabiri wa gatatu ku munsi wa kane umutwara arambwira ati niko sheri hajya Imana yavuganye nawe ngo ndi siho ntabwo mwavuganye ati ni wowe wavuganye nayo cyane naho bwandi reka nje kuyibaza nikubise mu cyumba cy'amasengesho irambwira ngo mureke mpanure uyu mwaka Imana itanza ndashimira Imana data wa twese yangize uyu nguyu ndiwe ndashimira umushumba wantekerejeho kuntumira akampa ikaze Imana imuhe umugisha ndashimira mwebwe mwese mwaje gusangirira n'Imana kuri aya mezi ndanezerewe nshimye Imana birashoboka ko hari abantu baba bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika ndi umubyeyi mfite umugabo n'abana 4 ku izina ry'icubahiro ni mama Baraka ndi umukristo wo mu itorero rya Deperi hanyuma ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali ndi umunyarwandakazi ndanezerewe rero kuboneka mu iteraniro ry'abera niba hari ikintu kindyohera ni ukuboneka mu iteraniro ry'abera mu buzima busanzwe dushobora guhurira hanze ukaba watekereza ko ntazi no kuvuga ariko niba hari ahantu ngira umunezero ni mu nzu y'Imana twishimiye ubutumire bwanyu umushumba wanyu ni inshuti yarenzuye ubushuti ubu ni umuvandimwe Imana imuhe umugisha nejejwe n'ijambo ryiza nsanze muri kuganira kugira intumbero kandi ni byiza kuko umuntu uzi icyo ashaka yirinda gutora icyo abonye muranyumvise umuntu uzi icyo ashaka yirinda gutora icyo abonye hanyuma munyemerere tuganire ijambo Imana ishize ku mutima maze iminsi mfite ubutumire bwanyu birumvikana narasenze ni ijambo Imana yampaye riri muri Zaburi 132 ku murongo wa 4 turasoma n'uwa 5 Zaburi 132 umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5 mfite intasho z'ahantu henshi hatandukanye ariko kubw'umwihariko umugabo Imana yampaye yambwiye ngo mbasuhuze mwakira intasho z'umutware dusome mu izina rya Yesu Zaburi 132 umurongo wa 4 aravuze ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira ku murongo wa 5 aravuze ngo ntarabonera Uwiteka ahantu
ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Kadusubiremo. Aravuze ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti guhora tuzirikana ineza y'Imana. Duhore tuzirikana ineza y'Imana. Aho Imana yadukuye n'aho itugejeje ni ikimenyetso cy'uko hari ahandi izatugeza. Aba bantu ko batanyumvise, aho Imana yadukuye, aho itugejeje ndetse n'ahandi mbese ni ikimenyetso cy'uko hari n'ahandi izatugeza. Ikumva hari abantu bakeya bakomye amashi, Ararize Nyirapasika yabahagije, ariko ari Imana wakongera ukayakoma. Iyi zaburi aha dusomye, abahanga bavuga ko ni Dawidi wanditse iyi zaburi. Uyu Dawidi yayanditse amaze imyaka 2 ku ngoma. Dawidi amateka ye murayazi. Dawidi ni wa wundi wagize amateka, wavutse mu buryo bugoranye, akurira mu buryo bugoye, ariko ndashimira Imana ko ico uzaba cyo naho kijya. Ntabwo amakuba akuraho ico uzaba cyo, nta byago byegera umugambi, nta mvura inyagira isezerano. Aba bantu nshaka ko banyumva we, nta mvura. Dawidi uyu nguyu ni umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Yesayi yaragiye akora icyaha, ajyamana na nyina wa Dawidi. Abahanga bavuga ko nyina wa Dawidi yari indaya kandi izwi. Hanyuma Yesayi aragenda aryamana nawe, amutera inda, havukamo Dawidi. Niyo mpamvu uzasanga hari zaburi Dawidi yanditse ivuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Hanyuma rero Dawidi avutse, ise wa Dawidi atinya guseba. Haravuga ngo bimenyekanye ko ari njye wabyaranye n'uyu mugore nabansebye, ahubwo reka nshakisha amayere yose nasibanganye ibimenyetso murokore. Umuntu asibanganye ibimenyetso by'icyaha, ariko amaherezo akazafatwa. Aba bantu barananiwe. Kangasubiremo, umuntu asibanganye ibimenyetso by'icyaha, ariko amaherezo akazafatwa. Kamvuga kandi icyaha ugikinisha ucyita icana, ariko ejo kikazagusuzuguza kikagukura mu bagabo. Kangasubiremo, icyaha umuntu agikora gikinisha acyita icyaha, acyita icana, ejo kikazamusuzuguza kikamukura mu bagabo. Hanyuma rero se wa Dawidi yanga guseba, aravuga ngo reka mbikore mu ibanga,
aganiriza nyina wa Dawidi aravuga ati wowe humura nzajya ngufasha ariko ntibizagaragare ko ari ngewe wakubyariye. Bagirana amasezerano. Hanyuma abahanga bagereranya ko Dawidi ari hagati y'imyaka 3 kugera kuri 7 ise wa Dawidi ntiyubahiriza ibyo yavuganye na nyina wa Dawidi. Nyina wa Dawidi aravuga ati nje n'ubundi narasebye nawe ngiye gukora ikintu kiratuma aseba. Araza afata Dawidi arangije araza mujugunyira se. Tega amatwi wumve uko bakujugunya kose kuko batazi aho Imana ihagaze baguta muri sisiteme y'Imana. Habaye abantu banyumvise batera haleluya. Nta muntu umenya aho Imana ihagaze, ni Imana irebera hose icyarimwe. Hari igihe abantu bibwira ko bakujugunye naho bagutaye muri sisiteme. Ntabwo nzavaho Yesu ari yambereye ubuhungiro nawe ntazambemukira yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro yambereye ubuhungiro amashi yambereye ubuhungiro abagome bahari yambereye ubuhungiro iyo kubyara yambereye ubuhungiro nabyibutse ngewe yambereye ubuhungiro cyamashi ni kumva cyamashi murekeraho. Hari igitero nkunda bivuga ngo nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro iwe nta mwanzi wese amazi wese wamanga yambereye ubuhungiro nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro iwe nta mwanzi amazi wese wamanga yambereye ubuhungiro umwami umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro uko bakujugunya kose bagutaha Imana ihagaze. Ni Imana irebera hose icyarimwe. Ntabwo iba mu murenge runaka, ntiba mu gihugu runaka, ni Imana irebera hose. Ise wa Dawidi ngo abibone atinya guseba. Ahubwo ati reka aka kana kice mu kinyabupfura. Uzi ko dufite abantu bashatse kutwica mu kinyabupfura ariko turiho ntabwo twapfuye. Bagatega ibinini by'imbeba yewe we bakadutegera mu muceri. Rimwe umukozi wanjye bamuhaye amafaranga ngo anyice. Hari gushira imyaka 4 amuha amafaranga. Murebe hano mwarambiwe haya muratasangaye ariko aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero.
twagiye dutinda aho tudakenewe, gasanga abantu batinze muri kabari ngo bari kuvumbara. Yabona umuntu winjiye ati nanjye ndi hano, yaje kuvumba, ariko twaje gusangira n'Imana. Abaje gusangira n'Imana, haleluya, Imana iragabura, kiza abantu bwaki, ni Imana ikiza umushegero, ni Imana iguha agaciro. Muyikomera amashi. Abantu bakumvira ubusa bakagenda, ariko Imana ntabwo yumvira abantu bayo ubusa. Mukozi baramubwira bati twebwe tuzaguha 100,000, ariko turaba tuguhaye avance 50,000. Baba barayamuhaye, aragiye abitse munsi y'amatera. Nari mfite ibihe byiza, nari mvuye mu giterane ahantu hitwa Mayange. Noneho rero umuhanuzi aranyitegereza ati wi vraiment donc ndibaza Amina, qu'est-ce que c'est Amina? Ubwo abiganye nanjye ntibamaze gusaza. Uvatishe Monique, où habite Monique là-bas sur la colline? Qui est-ce? C'est pas. Turi gukururaho. Noneho rero umuhanuzi arambwira ati wowe Satani ababajwe n'ibihe byiza wagiriye imbere y'Imana, akurwanije anyuriye mu barozi, hanyuma abarozi bifashishije umukozi wo mu rugo. Iri joro nugera mu rugo nturye, ariko abantu bibitseho amakuru. Niba hari ibyo Imana yakubwiye, haleluya, icyambere Imana yacu ntibesha, oya, icya kabiri ngira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo, kurikirana ibihumbi, ntacyo ko guhinduka kabigaragaraho, ntacyo ko guhinduka kakugaragaraho. uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho, uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Muhanuzi arambwira ngo iri joro nturye mu rugo. Ndataha mfite amakuru ngo ngere mu rugo, nsanga umukobwa wanjye yateguye nyine. Hanyuma ndamubwira ni ntabwo ndarya. Ati kandi twakwiteguye. Ni ntabwo ndarya. Mbona arababaye, ndagenda ndiryamira kare rero. Yarabyutse azi ngo agiye kundogera mu gikoma, atetse amazi arabira. Amazi amaze kubira, afata ijagi ashiramo ifu, arakoroga, agiye gusuka. Reba hano, amazi arazamuka, amufata ukuboko. Iyi Mana tuvugira ashoboye. Ntabwo ndakubwira ngo irashoboye ngo cyangwa ntishoboye, ngo irakora ngo, ntabwo tuyishidikanyaho. Amazi arazamuka aramufata, njyamye numva aratabaje ati mabuja we, nanjye nitaba ni fiyeri ntikarame ati ndigusha ntinda aje
umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo nihutuneshere. umva igitero nkunda twajyaga dutinya urupfu yesu arubwiremo murekeraho kuko amasaha aragiye. naragiye n'ifiyeri nambaye udukweto twitwa ntiwavumwe Imana itavumye. utwo dukweto turavuga ngo ntawavumwe Imana itavumye. uza agatambara nawe nakubisemo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. ndaje nsanze ari gusha. iyi Mana yacu irakora. Dawidi yaranditse ngo sinzapfa ahubwo nzara. aravuga ngo mu bihano Imana yampanye ntabwo yashizemo urupfu. Zaburi y'118. mu bihano byose Imana yama ntabwo yigeze ishiramo. niyo mpamvu nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. ndaguhanuriye mpagaze ku ruhimbi mpanuriye amahanga nta muntu upfa mbere yo gupfa. abirirwa baturoga ni benshi. nge hari n'umuntu wigeze ambwira ati ndaje mu Bugande kuzana ibirozi ubundi nkwice. ndamubwira ntuzaze nguhe tike. ubundi gusuzugura abarozi ni uguhangana nabo. iyo uhanganye n'umurozi ahita acika intege. iyo umukanuriye amaso ahita acika intege. burya Satani nawe ni umunyabwoba. muraho. hanyuma nahise mubwira ni ibyo wari ugiye gukora Imana yabimbye. ati Imana yabikubwiye? ati bari bambwiye ngo nkwice. ati bampaye na vansi ntari hehe. ati nyine ni 50,000 ari hariya munsi y'amatera. ntigenda uyizanire. aragenda arayanzanira. nayariyemwo inyama. naragiye nkatisha iroti nziza. ndarihekenya ndamecura ndavuga nti ibi ni ukubera Imana. wowe ushaka kurama ihishe mu Mana. mu Mana harimo ubwihisho. haleluya. mu Mana niho honyine twihisha ibyago bikadushaka bikatubura. ahandi hose wagaragara ariko mu Mana iyo tuhihishe ibyago biradushaka bikatubura. umuntu wese ukorera Imana ahora atungurana. aravuga bateje azapfa bakabona urabyaye bati ntazabyara uwa kabiri ukabyara uwa kabiri bati ntazashaka bagatungurwa no kubona invitasiyo. umuntu w'Imana aratungura. zagaruka mba ukuntu umuntu yaragiye kundoga nawe ahinduka umusazi. narasenze ngo Imana imukize. Imana irambwira ngo hoya nashatse ko aba ikimenyetso kigirwaho impaka. turacyari kumwe. narindi ku ijambo rivuga ngo hari abantu bashatse kutwica mu kinyabupfura ariko ntabwo twapfuye. ise wa Dawidi afata abana bo ku mugore w'isezerano abohereza ku mashuri. hari arabakaje aravuga ati wowe uzaba umugaba w'ingabo, wowe uzaba ari letena. abaturaho ibintu ariko nubwo ari kubivuga n'umuntu. arangije areba Dawidi aramubwira ati wowe ibyawe byaranyobeye, ibyawe byaranshanze. cyokora nibangire hariya banzanira inkoni bagushakire n'igikoti bakwambika ibikweto ubundi bagushakira udutama tubiri ubundi uje mu ishamba kuragira.
umwana utarageza ku myaka 8 kumufata bakamwohereza mu ishyamba. Ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye. Izagutabara ititaye aho igusanze, izakuneshereza ititaye ku banzi ufite. Ndafashijwe. Igutabara ititaye aho igusanze, ikurokora ititaye ku banzi ufite. Shall contre venir. Turi bendera ya Yesu iramani, uyaraja uru yacyo ngwatabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ndi hamwe namwe ninde wabashobo. Ati yemwe ndaje ndaje nimukomere, ndi hamwe namwe ninde wabashobo. Nubwo intambara iturusha gucogora, umva impundu ziravuze haraneshe. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutwari. Nubwo intambara iturusha gucogora, umva impundu ziravuze haranesheje. Uri bendera ya Yesu Nyirapasika, uyaraja uru yacu watabara. Dore ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhinde. Ati yemwe ndaje amashi oya yitere ntawe uguhase, ntawe ukubwiye ngo nyeganyeza mugenzi wawe, ntakubwiye ngo simbuka 7. Yitere ntawe uguhase. Haleluya. Dawidi bamwohereza mu ishyamba, ariko bari kumwohereza mu mugambi. Intambara zose utagizemo uruhare zizarangira neza. Ageze mu ishyamba, ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe. Imana imuhindura umunyembaraga. Dawidi ahinduka umunyamasengesho, arenga urwego rwo kuba umunyamasengesho ahinduka isengesho. Reka nguhanurire, renga urwego rwo kuba umunyamasengesho uhinduka isengesho. Dawidi Imana ivugana nawe imusanga mu butayu. Umva, reka nguhanurire, ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze. Ubutayu ni inzira itugeza mu byo Imana yavuze. Imana iramubwira ngo mwana wa Dawidi ati ntabwo nari nzi ko ngifite umubyeyi. Imana iti ninjye mubyeyi wabo bataye, ninjye utoragura uwo bajugunye.
abasobanye ndabasobanura. aba bantu babona ko nta kizabavamo baremamo ikintu nabo bakavamo abandi bantu. Ndashimira Imana yaturemye bundi bushasha. Amagambo abantu batuvugagaho yataye agaciro. Z'ukuntu ababyeyi ba kera bari bazi gutukana. Uzagwa ku gasi, uzapfa nabi nka nyogosenge. Yesu we, uzapfa ntacyo wimariye. None mureba abo turi bo. Mera nkaho wiyemeye kuri Satani ugire ngo iyemere kuri Satani umubwire n'undi munsi. Kesha gontre veneta tirlele andosifa. Yesu ningoni yanjye genderaho yaramanye. Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Ushirimu uri munsi iyo twibutse iyo neza yarateganye. Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Imana ibwira Dawidi ngo ninjye mubyeyi uri hejuru y'abandi babyeyi. Njyewe ndonsa kandi ntabwo ncutsa. Akajambo karandyoheye we. Imana ironsa kandi ntabwo icutsa. Ni Imana idaharara ngo ihararukwe. Ni Imana itagira agakungu. Ni Imana itareba ikimenyane. Itesha agaciro aho tuvuka, igaha agaciro aho tuzajya. Haleluya. Bwira Dawidi ngo humura, ndi Imana imara igikomere ngasigira umuntu icyomoro, nzakugirira neza. Dawidi ati ubwo mbibwiwe n'umubyeyi uruta ababyeyi ndabyemeye. Imana iramubwira ngo Dawidi uzaba umwami. Dawidi ati warugize neza ariko nta mashuri mfite. Imana iti ceceka, ntabwo ndeba ku mashuri, pagaciro icumu ntazabacu. Ndashimira Imana ishigikira inyenyeri yacu mu gihe abandi bayirwanya. Herode warwanya inyenyeri yawe ariko Imana ishigikira inyenyeri yawe. Ndafashijwe Herode arwanya inyenyeri ariko Imana ishigikira ikayisha ba Herode. Imana ibwira Dawidi ati ahubwo uzaba umwami. Dawidi ati ubwo ni ikihe gihugu kidafite umwami kizemera utarize? Imana iti tega amatwi unyumve, iki wababariyemo ubuzamutse ugatera haleluya. Iki wababariwemo, iki bakujugunye, iki bakwimye uburenganzira bwawe. Aha wambariye ibicocero, aha wabaye umushumba w'intama, niwo ugiye kubera umuyobozi. Dawidi ati none igihugu cya Isiraheli ko kiyobowe n'umugabo witwa Sahuri? Imana iti nta makuru ufite nje kuguha amakuru. Iyo uganiriye n'Imana umenya ibizaba kandi bitaraba. Uje ukunda kuganira n'Imana
twibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana, murekeraho. Toshkelelaya trizinen kopi trizinansi. Ndimo numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ije guha amahoro abo isi yayambuye. wari uri hano n'abandi badukurikiye, Imana itanze amahoro ku bantu isi imaze igihe yambura amahoro. Kandi kinejeje, Imana iduhaye ibyatugirira umumaro kuruta ibyo dukeneye. Aba bantu ko batanyumvise bagire nde? Iduhaye ibyatugirira umumaro kuruta ibyo ukeneye. Imana ibwira Dawidi iti nzanywe no kuguha amakuru arega. Sawuli namaze kumuca ku ngoma. Buriya Sawuli ngo hari ibyaha bitatu yakoze, mutananiwe nabibabwira. Murananiwe? Icyambere, Sawuli Imana yamutumye kuja kurimbura, arangije ntiyarimbura abanzi ahubwo arabarokora. Icya kabiri, Sawuli yagiye kuraguza kandi ari ikizira mu Bisiraheli. Abisiraheli bafite Imana ivuga igakora, elahosreidina, Imana itaba mu mazu ahubwo Imana iba muri twe. Babwira icyaha cya gatatu yakoze, yagiye gutamba kandi atari umutambyi, yagiye kwiyita icyo atari. Hanyuma Imana ibwira Dawidi ayo makuru, iramubwira iti ubu namaze kumuca ku ngoma n'ikimenyimenyi, ugiye gukora mu gihe cye, uzakora no mu gihe cyawe. Yabaye mutananiwe mba mbahanuriye ubuhanuzi buryoshye. Iyo wubasha Imana ukora mu gihe cy'umwanzi wawe, ugakora no mu gihe cyawe. Abanyumvise haleluya. Ukora mu gihe cy'umwanzi ugakora no mu gihe. Ikimenyetso cy'ibyo mbabwiye, Dawidi yishe Goliyati Sawuli akiri ku ngoma. Dawidi bamuririmbira indirimbo, umushumba yabivuze neza ko abagore ngo bagira menshi, ariko Imana inaradukunda rata, iradukunda. Kandi tunakwiye kugira menshi kuko twebwe nta ngoto tugira. Naho borata bayabika muri aka kantu. Yewe ubanza murangurira ibombo ryo ku gati. No borata. Ariko Mana, abagore ngo bamenye ibibaye baravuga bati ibindi twabyihanganira nubwo tutarepese. Tugiye kurepeteraho. Ngo bahita baririmba bati Sawuli yarabeshaga, burya we ntabwo ari intwari ni Dawidi yishe. Naho Sawuli yishe iki? Yewe muraho. Noneho rata murebe hano, Imana ibwira Dawidi ngo iki gihugu rero nicyo nzaguheramo butwari. Dawidi abika ayo mabanga mu mutima. Imana yo kabyara, umunsi umwe ngo isanga umugabo witwa Samweli, iramubwira ngo rekeraho kuririra Sawuli, namaze kwibonera umwami, nabonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Umuntu uri mu ishamba, Imana ibona afite umutima, si ubwo urongera kugira ubwoba. Ntabwo ubukode bukuraho ijwi ry'Imana.
n'ukuri kw'Imana. Kuba uri umushomeri ntibivuze ko itaravugana nawe, ije kuvugana nawe ngo iguhaye akazi. Ntibura inzira Imana, ye ntibura inzira Imana, ye nubwo byagucanga, ye ntibura inzira Imana, ye ntibura inzira Imana. Murekeraho banza amasaha agiye. Noneho rero hedakoshwe femme paye titi kasolema les centres dîner. Ndimo ndi kubona abamarayika bari guharura inzira. Hari inzira za benshi zari zifunze. Mureke mpanure, uyu mwaka Imana itanze abana, abantu turi kumwe mu iteraniro n'abadukurikiye, Imana itanze abana. Humura, ntabwo ariko bizaba mu bategereza Uwiteka. Nta n'umwe uzakorwa ngo cokora keretse abava mu masezerano. Hanyuma Dawidi yibereye mu ishyamba, Imana ibonekera Samweli iramubwira ngo rekera kuririra Sawuli, namaze kumugaya, ahubwo fata ihembe ungire kwa Yesayi Betelehemu, niboneye umwami mu bahungu be. Samweli atari ko se wowe Mana, ubu Sawuli nabimenye ko ari njyewe wagiye kwimika undi mwa atarapfa. Imana iti mfite ubundi buryo, genda ufate n'inyana, abo murahura urababwira ko ugiye gutamba. Ako kanya Imana imutegeka gukoresha ikinyoma gitagatifu. Aba bantu manza bananiwe. Ikinyoma gitagatifu na mwene wacu Rahaba aherutse kugikoresha. Baramubwiye bati nikora ha ko twabonye abatasi binjira kamera zi Yeriko. Yeriko habaga kamera zireba ibyinjira n'ibiso. Kamera zi Yeriko ko zitwereka ko hinjiye abatasi kandi ko binjiye mu wawe. Rahaba ati yewe uzi ko kamera zanya ari impatari. Nibyo koko binjiye, ariko ikimbabaje nuko kamera zanyu zireba ibyinjiye ntizibone ibisohoka. Ndagatwika Bibiliya y'Imana ndagaceza umutwe, zireba ibyinjira gusa, ibisohoka yo ndababaye disi. Kubera iki zitabonye ukuntu basohotse? Abakoresheje ikinyoma gitaga. Muraho neza. N'uwitwa Dawidi yagikoresheje ageze mu Bafilisitiya, bamugose bagiye kumwica, bari kuba bati uyu siwe wishe igihanda cyacu cyitwa Goliyati, intwari yacu. Hanyuma ngo bamutaha hagati. Dawidi Imana iramubwira ngo isarishe, ihindura umusazi. Dawidi ati ko nta mvirope y'ibisazi nagendanye, sinzi ukuntu ngo yiyarangije gakeya, arinyeganyeza ngo agiye kumva yumva Imana imutije intwaro zitwa ibikonda. Aba bantu ntibanyumvise. Imana ifite ingabo yohereza intwaro zitwa ibikonda. Akishiti nabatumye Dawidi, ntabwo nabatumye umusazi. Abandi bati ko turi kubona amatwara ya Dawidira. Urikoni uyu musatsi atari wa Dawidi. Akisha ati ngenzi Dawidi ari kwica Goliyati, uyu ntabwo ari we. Wahita avuga ati munkurike gisazi imbere. Dawidi baramushoreye, ageze hirya bayigiriye mu buvumo bwitwa Aduramu. Niho yahise yandika Zaburi ivuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Abanyumvise haleluya. Hanyuma rero
bakamubwira batugiye ati nge gutamba hano hirya. Ageze kwa Yesu aramubwira ati Imana yabonye umwami mu bahungu bawe. Yesu ati Imana yarebye koko, barimo nanjye namaze kubimika. Mfite uwitwa Eliya ni muremure cyane anaresha na Sawuli. Sawuli ngo yari muremure kuko yabaga ahagaze ngo ari kuyobora inama, abantu bose akabareba mu gihorihori. Hanyuma rero Yesu ati ndabafite, mfite uwitwa Shama, Aminadabu, Eliya. Samweli ati batumeho, baza nabo bazi ngo umwe ati ntiwibeshe ninjye, undi ati nanjye ninjye, kandi nta makuru. Uwitwa Eliya baratambuka, we yaragiye gutuma Samweli anavangirwa. Bahanuzi bagenzi banjye nimuhumure, na mwene wacu Samweli aherutse kujya kuvangirwa, ariko Imana ibana nawe. Noneho rero Samweli agiye kuzamura ihembe, Imana amubwira ngo sindeba nk'abantu, uwo namugaye. Bazana uwitwa Aminadabu, Eliya. Bibiliya ivuga ngo abahungu ba Yesayi bose uko ari barindwi. Samweli ati niko nta wundi ugira? Yesu ati ndetse abahanga bavuga ko umugore wa Yesayi yamukubise urwara, baramubwira ati kakandi twohereje mu ishyamba, nako uwagerageza amahirwe yako umugore we w'isezerano, kuri kona bacu barangiye abanjye bo mu nda, wapfa gukubitaho kakandi. Yesu ati karahara ariko karagiye intama. Ntabwo bari bamubajije ibyo kuragira, yarageretseho kumufeka cyangwa se kumunenga. Ariko reka nkubwire, twebwe iyo turi mu butayu si twe twisobanura, nta mwanya wo kwisobanura tubona, ahubwo ababigizemo uruhare bakwiye no kubisobanura. Samweli yahise avuga ngo mugende mumuzane. Shama ariko ntabwo uzi uwo ari we, ako bohereje nta telefone gafite, akana ubusikariho katarapfuye. Eliya bati twebwe ntiragira kutugaya ngo kwimena ibi biryo mwazane twirire, twebwe twisubiriye ku kazi, ntabwo turategereza ko bohereje Shama. Eliya bati uvuze ukuri, ntabwo batwima ibiryo ngo nuko dutegereje akana kagiye mu ishyamba tutazi niba kariho. Shama tuzi kari byo koko. Samweli abagiye mu mwuka ati vure madonko ndibaza uva ati iravuze ngo ntimurye kandi ntimunywe, umwami ataraboneka. Yesaya yahise ababwira tumva rero imbaraga z'inzara nazo zitereyemo, dushireho umwete tujye kumushaka. Yabaye mutananiwe muba munyikiririje, haleluya. Bagiye kumushaka. Dawidi yibereye mu ishyamba ari gusenga, yibitseho amakuru. Weho umwanya wose ushyire mu gusenga, bakurwanya usenge, bakuvuga usenge, baguhiga usenge. Iyo usenze uba uri guhunika. Kangasubiremo, iyo usenze uba uri guhunika. Kangasubiremo, iyo usenze uba uri guhunika. Amasengesho arahunikika, amasengesho arabikika. Ngewe nahuye n'ikigeragezo cy'inzara, tumaze amezi 4 dushatse nge n'umugabo. Inzara iradukubita. Umunsi wa mbere turaburara, wa kabiri, wa gatatu. Ku munsi wa kane umutwara arambwira ati niko sheri, hajya Imana yavuganye nawe ngo iki siho, ntabwo mwavuganye. Ati ni wowe wavuganye nayo cyane. Nahubwo ntireka nje kuyibaza. Nikubise mu cyumba cy'amasengesho, irambwira ngo humura urarya. Ngira ngo nako kanya. Naho Imana ivuga ku itangiriro, ikavuga no kwiherezo hagati, ikahagira ibanga. Ariko nubwo itahavuga naho irahakora. Ubundi Imana ivuga bike igakora byinshi.
ntabwo unyumvise. Ivuga bike igakora byinshi. Gukora kw'Imana kuruta kuvuga. Hari n'ibyo ikora itarabivuze. Ndatahanza mu rugo mbwira umutware nti Imana iravuze ngo turarya. Umutware ati ngewe imbaraga zirabuze reka nje kwiryamira. Ngewe mba nihagazeho ndavuga nti ngenda cyakomeye. Sinzi ukuntu nahagaze mu muryango ndebye mu zuba mbona abazungu bari guceza. Naho ntabwo ari abazungu ahubwo ni isereri. Ndagenda nanje ndaryama. Iryo joro ryo ryatubereye ribi. Twaraye turi kubara inyenyeri budukeraho. Mu gitondo kare kare ngiye kumva numva umuntu arakomanze. Nabaga ndi mu cyumba nahengereza nkarebana n'umuntu uri hanze. Ariko Mana ntakura Imana itakura umuntu. Nubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye. Niba hari umuntu wakubiswe n'ubuzima Nyirapasika ndimo, ariko ndashimira Imana ko ubugingo yabuhagazeho. Ndagenda wa muntu ndamusuhuza arambwira ati ubuzima murimo ndabuzi, ariko nanjye nta kintu mfite cyo kora nkuzaniye ubugari. Abumpereza muri envelope ibiro 2. Naragiye cyana vuba vuba ntambabura nagiraga ntumbaza iby'imbabura. Nagiye gutasha ikinyarwanda kiri kumvikana gusenya kamvuga ikinyakigali. Ndagensha kudukwindaje ndacana vuba vuba. Umutware kuva mu buriri byamunaniye. Nanjye mba ndatetse amazi abarabize mfashe ubugari ndatetse. Ubugari buhiye nshaka isosi n'isosi ndayibura. Ndavuga ni nta mpamvu. Mfata amazi ndayateka arabira nyahindura isose nyashira mu isorori. Ndagenda ubugari mbushira ku iparato. Ndagenda mbyutsa umutware ndishe ndibyuka nahishije. Yabyukanye morali. Ariko mada uri umunyabwenga aka kanya ibyo kurya birabonetse ntibirabonetse. Namuhereje amazi arakaraba. Amaze gukaraba yihutiye kuja gupfundura isorori kuko ubugari bwari buri kugaragara. Apfunda ati aya mazi nayo turakaraba. Ndi oya ndi ni isosi. Ati ngwiki ndi ni isupu. Ati turayijya gute ndi gucyo nyine. Yakozemo rimwe ati ko ndi kumva biri konana ntirekeraho ko jora teta. Abakozemo kabiri ubwa gatatu ati ndi kumva binaniye. Ngewe ubugari narabumiraguye n'amazi ndagotomera. Aba mama mwebwe murabyumva vuba. Nari ndwite mfite inda y'amezi 4. Umutwara asubira mu buriri. Nanjye ndicara mu bwije mba mfashe andi mazi nteka ubugari. Ndongera nteka ndi ngubwo ni isosi. Ndangije ndagenda ndamubyutsa. Abagabo n'abana beza rero bwari yagize ngo nashatse dodo. Ushobora kumbwira uti mu cyaro wabuze na dodo. Umuntu uzavamwe umuti wo kuvugutirwa abandi bagakira Imana imutinza mu butayu. Iyo dodo ziboneka sumba ndi kubabwira iki. Imana inyuza umuntu mu bikomeye kuko ibizamukoresha ibikomeye. Ibibazo ufite uyu munsi nibwo buhanya bwawe bw'ejo hazaza. Ingorane ufite nibwo buhamya. Hanyuma naragiye ndateka vuba vuba. Ndangije ndagenda ndamubyutsa araza abarapfunduye. Ati nani yamanti bati ntabwo ari amazi ni isosi. Ati turarya nti gucyo nyine. Abakojejemo ngiye kubona none hamarira aramanutse kumira biramunaniye. N'ubwa mbere nari mbonye amarira ye. Nahise mpaguruka ndavuga ni Imana warambesha. Uwakugira twe wowe ubu bugari n'amazi wabirya. Imana iraceceka ndavuga ni nta mpamvu yo kongera kukubaza. Reka mbwire Yesu niwe waducunguye. Ndavuga nti Yesu wowe nasco n'umwuka wera. Ubu bugari ndabubazanira ku musozi namaze kumenya ko mutari mu rugo rwanjye. Numvaga bari kwango hari umusozi witwa Ndabirambiwe. Byandaye ku mutima sinabwira umugabo.
nabyutse saa 9 nkora urugendo rw'amasaha 4 n'igice twite, ndagenda ngera ku musozi mfite akajerekani, umwuko n'ikibiriti n'agasafuriya n'ifu. Nageze ku musozi mpasanga iteraniro rinini, ndavuga ndi barasinda sengana nabo barasubijwe. Iyo uri mu bibazo wibwira ngo ni wowe gusa. Ndagenda ndiherera nti Yesu nta mikino, nabasanze ku musozi wowe naswo n'umwuka wera. Ubu bugari ngiye kubateke, mwebwe nta namazi ndabatekera, hoshi amina. Ubugari narabutetse ndi kwitonganya, buhiye ntereka arandi Yesu, mwebwe nta n'isosi mu burumange. Narategereje Yesu ndamubura, umuyaga wahuwa nkibwira ngo ni Imana ije, hanyuma ndarira. Uwiteka ndanezezwa no kubabaza umuntu, no kumutera agahinda, no kumukoza isoni, naho yababaza umuntu amugirira ibambe. Uwiteka ntareka undi Uwiteka. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Bana wadutabaraga mu minsi ya kera, murinzi wemenyesha igihe iwacuse nimuhero atijoro ryishimye cyane buracanyuma. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi byaremwe uko bingana byiteze impanda. Nategereje Yesu gira ngo araza n'amaguru mubone, muyaga wahuha nkagira ngo ni Imana ije, ariko mu mwanya muto ngiye kubona mbona umugabo usanzwe. Ntabwo uzabona Imana ije hano yambaye espress. Imana igaragarira mu mukozi wayo, Imana igaragarira mu wo yatumye. Ndakanwa k'Imana, umuntu wese uzaguhagarara imbere uzamenye ko ari akanwa k'Imana. Ujye wubaha umuntu uhagaze imbere yawe, ni Imana ibimwohereje. Ntabwo Imana izaza ngo yicare mwaziriya ntebe, izicara mu mushumba. Araza aransuhuza arambwira ngo mada, Imana irambwiye ngo ubugari wayitekeye ninze mburye. Nagize ubwoba, uzi ko twitotomba Imana itari yaza. Nahise ntiye ati rambwiye ngo ubugari wayitekeye buzane mburye. Nose niweho Mana, ati ndi umukozi wayo. Ubugari narabumuhaye agasafuriya naragakomba. Ubugari watekeye Imana ngo buryohewe, ati nta bundi ndi bwa ubwo gusa. Ati ahubwo ndagenda none kugiye, ati Imana irambwiye ngo nguhe kino gikapu. Nafashe igikapu gifunguye nsangamo ibitenge 2. Ndavuga nti ntago nasabye Imana ibitenge. Numva ijwi rimbwiye ngo kora mu mufuka w'imbere urasangamo ibyo nakubikiye. Nakoze mu mufuka w'imbere,
nasanzemo amafaranga 60,000, navuze indimi nka 50 ndi utereze kere vize zazeko amina amina, numva ijwi rimbwi, numva ijwi rimbwiye ngo mwana wa ntikarame, iryo ni itangiriro ryo kurya, uzarya kandi uzagaburira n'abandi. Kagasura dufite ni Yesu, murekeraho mana wangiriye neza, mana nanjye ndagushima, ntabwo wandemanya amahembe cyangwa undemana umurizo, wandemye mu ishusho yawe, mana reka gucinyira akadiho, umva twageze mu gakiza kawe, twasanze ari cyo kigo nderabuzima, murekeraho. Yewe mureke dusoze. Noneho rero baje gushaka Dawidi, sinzi ukuntu bamubonye, ariko mana kandi mu ishyamba Imana yari yarabanye koko na Dawidi, ashwanyaguza intare yica idubu. Reka nkubwire, kora mugenzi wo mu kiganza mbahanurire, mumbwirire ngo humura, ntabwo uzapfa mbere yo gupfa. Hanyuma rero sinzi ukuntu bari kwiruka bari gushakisha, umwe ati nguriya, uriya niwe, ndati ko yabaye mukuru. Baraje baramubwira batirekeraho gusenga. Dawidi ati nta wambuza gusenga, batigira vuba uze tugende uje guseba. Dawidi ati nta useba yarasenze. Baramubwira bati iryo vogonyo ufite nuko utazi umugabo uri hariya iwacu, twese yadusuzuguye. Dawidi ati n'ubundi iyi Imana ibasuzuguye mwese, hela sope gaigena, uwisuzuguye nta wamwubaha. Bati wowe nuko utari kubona ukuntu ameze. Dawidi ati pfa kubinyemera nawe irahita imunyemeza, ikwemera ikwemeza abandi. Tera haleluya. Uwo wahaye ijambo mana, uwo wahaye ijambo mana we ararigira. Mbanze mbaza Imana. Dawidi arabwira Imana ati rata ngende. Mana iti genda, abo uri kubona ngiye kukwimikira mu maso yabo. Dawidi agendana amakuru. Impamvu utari wabo uko abanzi bashaka nuko ugendana amakuru. Impamvu crélasse auprès de ta utari waba uko abanzi bashaka nukubitsa amakuru muri wo. Baramushoreye ngo agere hafi y'urugo. Samweli ati ko ndi kumva ngurumana. Yesaya ati bawitonze nagashumba. Dawidi ngo ahinguke mu nzu. Samweli yumva ijwi rimubwiye ngo uwo. Ntabwo Imana igira amagambo menshi, ahubwo igira ibikorwa byinshi. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte? Ntabwo igira amagambo menshi, ahubwo igira ibikorwa byinshi. Samweli yumva ijwi riramubwiye ngo ngaho zamura ihembe.
Samweli ngo abazamuye ihembe amusutseho amavuta. Bibiri bivuga neza, iravuga ngo nuko amwimikira imbere y'abakuru be. Ntabwo bizabera kure, ahubwo aho muri karitsiye. Naho aho hafi aho ngewe aho nari nkodesheje i Musanze ni naho habaye iwanjye. Nzagaruka nze kubibabwira ukuntu ni murozi. Amina. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 45. Uziko ndagaruka vuba. Noneho rero Dawidi ako kanya amazina yarahindutse, baratangiye bati nyakubahwa. Banyakubahwa dore ngaya ari ya meza. Banya ni bangahe? Kuko ako kanya amavuta yivanze n'amase bibyara ubwami. Ako kantu kandike. Noneho rero Dawidi baramubwira ati nimwebwe muratubanziriza rwose. Dawidi abaraje nyine, ntabwo abanje kuja gukaraba. Abakoze ku gisorori cyambere ati iki kiri mwiki, mu gupfundura abona harimo inkoko. Abarumye bati musigaye muri inkoko si? Abasubije mati ikumva ntagishaka. Abakoze mu makaroni ati bibiyoka ravuye mwishamba. Bati ntabwo ari inzoka na makaroni. Abageze ku mucera ati bibi bimeze nk'impungurezi. Bati ariko rero nawe uri gutoba ibiryo. Ahita ababwira ngo sindi gutoba ibiryo, ahubwo intunganyirije ameza. Arandika avuga ngo antunganyirize ameza mu maso y'abanzi. Amubwe bataka kanya uvuye mwishamba none uri kutwirataho. Ndavuga ati asubiza intege mu bugingo. Avuga ati nukuri kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyomaho. Wanyuze mw'ubwo buzima, urugamba rwarakomeje, ariko igihe kiragera Imana ihagarara ku ijambo yavuze, imuhuza n'isezerana bumwami. Amaze ku ngoma imyaka 2 yibuka amateka. Niba ushaka gukomera uje uhora wibuka amateka. Ntuzibagirwe ya bodaboda wambaraga yaratobotse. Uje ureba izo wambaye ubwira Imana ngo nukubera wowe. Ntuzibagirwe imvura yakunyagiye. Togeta gentrifiement. Iyo wibuka amateka ntabwo wica amategeko. Ageze ku ngoma amaze imyaka 2 avuga ngo mbere yuko nirata kwiye kurata uwangiza uyu nguyu ndiwe. Aravuga ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi. Ntuzigere uha amaso yawe ibitotsi. Kora mu gihe abandi basinziriye. Igihe abandi bari kujarajara wowe fata icemezo. Nta muntu ukorera Imana asinziriye. Abayikorera bakwiye kuba maso. Iyo uri maso wirinda abasambanyi. Iyo uri maso ntiwinjira mu iroji. Ndafashijwe. Imana ikukuye mureke dusoze. Aravuga ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi. Iyo umuntu asinziriye yica byinshi, ariko yuri maso ntabwo usitara utakagombye gusitara. Uracuranga abandi basibye, ubyinira Imana abandi batakibishaka.
uvuga ubutumwa udaciye amafaranga. Umuntu uri maso kedano shobedais akora ibyananiye abandi. Aravuga ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi. Gute se ntarabonera Imana yanjye ahantu? Ntuzigere usinzira. Reka baje gusambana basambana. Mureke twebwe duhagarare ku kuri. Tubwire Imana ngo ntuzicuza kuba waratugize abangaba turibo. Reka abandi bankurumogi. Tubwire Imana ngo Mana twebwe akanwa kacu kazakuvuga neza. Sinzaha amaso yanjye ibitotsi. Reka kuba inka ya segiteri ngo abagore bose bagutegereze kuri sheri wabo. Selonati bamaso wubaka urugo rwawe. Reka kuba umugore w'abagabo 10 bamaso wubaka urugo rwawe ushingiye ko Imana yaruguhaye abarozi batabishaka. Dawidi aravuga ngo ubu bwami buvuye mu maboko y'Imana. Sinzaha amaso yanjye ibitotsi ntarabonera Imana yanjye ahantu. N'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira ntarabonera Imana ya Yakobo ubuturo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mureke duhaguruke tubwire Imana ngo ntabwo tuzaha amaso yacu ibitotsi. Aho tugeze ni wowe. Aho tugeze ni hehewe. Oh tugeze ni hehewe. Nawe ubwawe waruzi ko birangiye. Imana izana ubundi buzima. Wabonaga ko butaraca irategeka buraca. Abantu bakuvugirije induru ikuvugiriza impundu. Tuzaha amaso yawe bitotsi. Tuzemere ko abagabo b'ibigoryi bakugaraguza gati. Gute se? Gute? Uri gukorera bibiri ukarara mwirogi. Gute se? Imana irahemba. Jembwira abantu ni Imana irahemba. Uje ureba agafoto kawe ka kera urebe n'ifoto yawe yabo. Telefone zikiza twari tuzi ko zizatunga abakire gusa, ariko natwe uyu munsi turazifite. Nubwo udafite imodoka uyu munsi ufite ayawe uratega ukagera aho ushaka. Kicara kuri moto ukavuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda. Tuzaha amaso yawe ibitotsi. Tuzemere ko bahora baravuga ngo do ngo uriya ngo ni indaya. Oya, wiha amaso yawe ibitotsi. Iyo umuntu asinziye haza ingonera ararotaguzwa. Nta muntu ugira imigambi asinziriye. Mureke tubwire Imana ngo dushoboze guhora turi maso. Tela ntuzicuze kuba waratugize aho ugeze. Ni Imana yabigizemo uruhare, izakugeza n'ahandi. Haranira gukiranuka iby'Imana nimpanguhe. Kamvuga akantu karyoshe bondi dusenge. Ubundi cy'Imana yakubwiye ikirindisha icyo yakubujije. Icy'Imana yakubwiye kirindwa n'icyo yakubujije. Twese dufite amasezerano. Tubwire Imana ngo Mana amasezerano nasohora ntabwo bizaba urwitwazo rwo kuva mu nzu yawe, ahubwo nzadukomereza mu nzu yawe. Mana turagushimiye. Tole praise nas. Aho tugeze ni wowe wabigizemo uruhare. Hari abo twiganye baba ba mbere amazina yabo ntakivugwa. Hari abavukaga mu miryango ikomeye ubu batakivugwa, ariko twebwe twabonaga ko turi banyagupfa watugize abangaba turibo. Ntabwo uzigera wicuza icyo kora tugize icifuzo. Turacyari mu isi aho Satani akorera, aho ibyaha bituye. Tugusabye imbaraga zidushoboza guhora tuzirikana ineza yawe. Twese tuzamuye amaboko. Aho twagize intege nkeya
tukibagirwa ibyo wakoze, utubabarire. Kandi turifuza kuzagera ahandi hataraha. Turabyakiriye, tugukomeye mu mashi, tukuvugirije impundu, urakabyara uragaheka, none n'iteka ryose. Munyemerere mw'iri teraniro habaye harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yanyemerera akazamura ikiganza nkamusengera. Mw'iri teraniro habaye harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe wari waramwakiriye usubira inyuma, wari waravuye ku nzoga ubu wongeye kuzisubiraho, wari wararetse ubusambanyi none ubu wongeye kubusubiraho. Imana isigaye ibabazwa nuko wifata. Zamura ikiganza ufashe gusenga, ugambirire nka Dawidi, sinzaho amaso yanjye ibitotsi. Zamura ikiganza turebe kurimo, zamura cyane uze ngusengere, zamura cyane. Ngwino, ngwino.